Indwanyi igomba kugenda igatekereza ku murwano wayo guhera nka saa 9 z'ijoro. Hariya niho twebwe spirit icyerekeranye n'umwuka tugenderaho uza tukawuganiriza ukatwereka aho tufite ikibazo tukahakosora. Mu myaka yanjye ngezemo nibwo bwa mbere nari nuriye indege Kanombe, naho utikanga mu mutima iyo yuri indege burya yitangiye guhaguruka utangira gutekereza, ariko numvaga mfite ubutwari ko mu Rwanda tugira ibikoresho byiza, indege nziza ziri kuri standard mpuzamahanga. Nta rugamba umuntu adategura, waba rwose rugutunguye ukabyuka ukarwana ukarutsinda utakoze plan ugashamo na ba master plan ukareba n'abagufasha mu gutekereza ukarutsinda. Icyo gihe nyine biba ari bya bitangaza tujya twumva abantu bagiye bakora. Reka dutangire dushimira buri wese ukomeje kudutera inkunga, yaba muri subscribe, yaba muri like cyangwa share cyangwa na comment hano kuri Homiez Shine. Nje muri kumwe ndi Grinyo. Reka dutangire duha ikaze umutumirwa wacu uyu munsi ni Master Coco. Coco tuguha ikaze. Murakoze. Master, ubushize tuguheruka uri mu myitozo, uri muri campu ndetse utubwira ko hari amarushanwa urimo kwitegura. Campu wabonye yaragenze ite mu ishusho y'umuntu mutari kumwe, wabonye yari imeze gute? Okay, ubundi bootcamp biba bisobanura ko ari umwiherero wihariye indwanyi igira. Nkuko durebye ikirere cyaho nagomba kujya gukorera uriya mu Rwanda, twagomba guhuriramo n'abaturutse muri kano karere. Byaje kuba ngombwa ko aho nari nateganyije kuwukorera bihinduka kubera ibihe twarimo bya COVID-19, umujyi wa Kigali uri muri lockdown. Biba ngombwa ko nkorera mu rugo mu kagari kanjye ntarenze umudugudu. Ariko icyo gihe kubera icyo bita spirit of combat, ntago nagombaga kureka ngo mvuge ngo dore covid nayo ifatanye n'ibindi bihe, ahubwo narayicunze nanjye menya guhangana nayo, menya kugenzura igihe cyanjye nubahiriza n'amabwiriza yo kuyirwanya. Hanyuma ubwo bootcamp rero ndayitegura. Gusa kantu gasa nakahindutseho ni ikirere cyaho nateganyaga gukora. Amasaha nari kujya mbyuka ninjoro kugira ngo spirit yanjye ibiri mu rwego koko rw'icyo twita indwanyi. Kuko indwanyi igomba kugenda igatekereza ku murwano wayo guhera nka saa 9 z'ijoro. Hariya niho twebwe spirit icyerekeranye n'umwuka tugenderaho uza tukawuganiriza ukatwereka aho tufite ikibazo tukahakosora. Ubwo rero bootcamp narayiteguye, ari cyo kurya ari muri Homiez, byose bigenda neza. Ubwo niko byagenze. Ati camp yagenze neza, ati kandi nk'indwanyi nagombaga kwishakira ibisubizo, burya indwanyi nayo imera nk'intore niba nibeshye. Master, rero hari abantu benshi batazi wari uri muri camp koko nibyo, ariko se witeguraga irushanwa rimeze gute? Ni bwoko ki irushanwa witeguraga? Ni iri ngenekeranyije mu Kinyarwanda ni irushanwa rihuza muri Afrika, rihuza ngereranyije n'abantu b'inzobere cyane. Ijambo king risobanura ubundi abantu b'inzobere muri kickboxing. Niryo rero nari nitabiriye, ribera hariya muri Dar es Salaam. Barantumira nturanwamo ndi wo mu Rwanda, haza naho mu Bugande, ndetse haboneka nabo muri Tanzania benshi cyane kuko aribo bari banateguye. Ariko abandi ibindi bihugu kubera ikibazo nyine cya COVID-19 n'amabwiriza yo kwirwanya, ahubwo dore twe tugira amahirwe turi imbere mu kuhangana nayo. Hari ibindi bihugu bitabashije kugerayo kubera ko hariyo covid nyinshi. Ubwo rero nge mbona amahirwe yo kugenda ndi umunyarwanda kandi mpagarariye n'igihugu. Ubigarutseho ariko nagira ngo tubivugeho. Uravuze ati ahagarugiyemo ibihugu nka Uganda, Tanzania kandi naho ryabereye. Nagira ngo tubwire byari byitezwe ko ari ibihugu bingahe? Ubundi byari byitezwe ko ari no region yose ya East Africa, bagakora no muri Africa kuko ni African Championship ihuza King of Kickboxing. Ubwo rero nyine due to COVID-19 harimo ibihugu nyine uzi bifite covid iri imbere, ariko ibyo ntago ari byo ndi bushingireho cyane, ahubwo ndareba ku butumire bw'ibyarebanaga na sport yacu.
ibihugu rero byagombaga kuba byitabira, twagombaga kuba tugeze nko mu bihugu 16, ariko habonetsemo u Rwanda, Uganda, Tanzania nyine aribo twahuye rero muri faze ureba izongera mu mezi 6 ari imbere. Bikaba rero ari ubwa gatatu twebwe twitabiriye. Nibyo nendaga kukubaza, nanjye kubaza ntese twabonye ejo bundi witabira, ariko bwari ku nshuro ya kangahe yawe witabira muri rusange? Urebye ngiye ni ku nshuro ya 4. Ubu rero turimo nkurikije ibyo ndi bubasobanurire, turimo gutegura ko umukino utaha uzabera mu Rwanda mu kwezi kuri kuza kwa 6 hano mu Rwanda, bakaza ibihugu binyuranye. Ubwo natwe tuzashira amabwiriza nituba twarabashije guhangana n'iki cyorezo, hariho n'amabwiriza y'igihugu meza yo kugira ngo tubirwanye, natwe twisunge n'inzego zibishinzwe kugira ngo zidufashe dutegure iryo rushanwa mu Rwanda, ariko mu kwa 6 ho ni mu Rwanda. Urakoze cyane. Ugereranyije iyo myiteguro, twumvishe ko camp ko yari yateguwe atari ko yagenze, bijyanye n'uko twari turi mu bihe bya covid biri ndetse no ku isi yose, ariko nagira ngo ugaruke ku ishusho ntoya kugira ngo uve mu Rwanda ujye muri Tanzania. Ese turabizi ko wenda nta muntu havaga mu rugo, sometimes harimo n'abantu batagira internet mu rugo ngo accessing zino mbuga leta yashyizeho kugira ngo zorohereze abantu kubona ibyangombwa. Buri urwo rugendo rwo kugira ngo ubone ibyangombwa biguturutsa mu Rwanda ujye Tanzania, urwo rugendo rwo rwagenze gute? Ahanga ndagaruka ku rwego rwa management, nubwo nabo bazagira icyo bakungura abanyarwanda kuko bafite imikorere myiza. Homiez Training Center, Homiez yaramfashije kugira ngo ibyangombwa, uburyo bwo kugira ngo mbone passport. Ndibuka ko byari ngombwa, twari tukiri muri guma mu rugo ikomeye cyane, byaba ngombwa ko nsaba uruhushya kuri police kugira ngo ngere kuri immigration. Narabikoze, nubahiriza amabwiriza, gukaraba cyane, kugenda hand sanitizer nzifite mu mufuka. Aho tugeze hari abashinzwe umutekano bakaduhagarika mu gihe nkerekana uruhushya, ndagenda. Homiez iramfasha ndetse mbona laisser passer yo kugira ngo nitegure kujya guhura na bagenzi banjye, bantegurira n'ikintu nyine cya bootcamp neza. Ariko mo gatoya harimo wenda nk'utuntu duto navuga aho twasaga n'utugoranye, kuko urumva kuva hano mu murenge wacu ukazagera nko kwipimisha covid, muri Nyamirambo nta RBC center ihari ipima mu rwego nka ruriya rw'abantu bajya mu mahanga. Wenda hari izo bita centre de santé, ariko sinzi wenda nabyo na passport, reka mvuge ko byadufavoriza habaye ishami riri nko muri stade y'Inyamirambo nkuko riri Remera, nkajya nzamuka nasabye uruhushya, nanyura kuri mudugudu wanjye nkahita nzamuka n'amaguru, kuko byansabaga nk'amasaha. Twahereye mu gitondo 2:00, ndibuka ko nageze mu rugo neza amasaha agengwa yo kugera mu rugo atangiye neza. Ako rero niko kantu kabayemo. Ikindi, ibyangombwa byo ni sawa kabisa, nshimira migration, ni urwego rwiza rw'igihugu, nishimiye cyane kuko bampaye icyangombwa mu buryo bwihuse. Ari nacyo kintu ngira ngo mvugeho wenda kugira ngo ubutaha bizajye bidufasha nk'abantu dufite ino mikino, ko nyine wenda invitation zizajya zitugeraho kare, twitegure hakiri kare, hanyuma igihugu kibidufashemo impapuro z'inzira mu buryo bwihuse. Ni bimwe igihugu n'ubundi gikomeza kuvuga ngo mu mitegurire y'imikino runaka, ubwo namwe mu mikino wanyu njyarugamba urasaba ko habamo imitegurire imeze neza. Master, rero ubonye ibyangombwa, uvuye uhagurutse i Kigali, uragiye ugeze muri Tanzania. Nagira ngo naho twinjize muri Tanzania. Se Tanzania ukigeramo urigeze mu kirere gishyashya, bwari ubwakangaho ubundi ugezeyo? Ahubwo aho ngaho uranyibukije ikintu nshimira kabisa ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Mu myaka yanjye ngezemo nibwo bwa mbere nari nuriye indege i Kanombe. Ubundi wenda nagendaga nkajya kufata indege hirya kure za Mombasa, ngiye muri fighting izandi marushanwa hirya Kampala hirya, ariko byaranshimishije, nkeka ko ari n'umuhigo nzaraga umwana wanjye kumwereka Rwanda Air, igihugu cyacu, indege nziza zijyanye n'igihe, zivira hano ku saha.
ibyangombwa byose covid gupima abantu ntushobora gukora kubyumva ngo ugende batabanje kucekinga everything kuva kuri covid ku byangombwa by'inzira aho ugiye ubu ugiye kureba ndetse nk'uko bimbajije nawe utikanga mu mutima iyo yuri indege burya yitangiye guhaguruka utangira gutekereza ariko numvaga mfite ubutwari ko mu Rwanda tugira ibikoresho byiza indege nziza ziri kuri standard mpuzamahanga ndumva naragiye muri W4482 ni indege nziza cyane n'undi wese nayimutura uzarota kugenda mu mikino njyarugamba kuko yari hagaze neza ako kantu rero karanshimishije nshimira inzego nyinshi zitanga kugira ngo zitange service yihuse mu bihe nk'ibi byari bikomeye kandi binabohoka mu mitwe y'abantu kumva ko nagiye gukina muri covid nta kindi kibazo cyabaye wenda ngo se ko yagiye hariya byari bimeze biteho ko batubahiriza uragenda bakagupima mu Rwanda ariko wenda barabanje baradupima certificate ndayifite na code RBC urwego rwiza hanyuma bamaze kudupima twurira indege turagenda Dar es Salaam ho batwakiriye neza abanyarwanda dufite izina ryiza muri kano karere cyane cyane ko ibyangombwa byacu biba byizewe nimba werekana ko RBC yagupimye nta ujya ku ruhande code ziba ziriho ni ikoranabuhanga bacekinga code yawe bagahita babona ko wipimishije ikindi gusa u Rwanda rufite intera mu kurwanya covid bishimira twe twagendanaga hand sanitizer ahandi ugasanga bo ntago biri kuri standard nk'iyo dufite hano mu Rwanda ushobora gusanga abantu bandi social distance itari kubahirizwa guhurira ahantu abantu benshi biremewe ariko twebwe urabizi ni umwihariko wacu sinabihisha nabigiragamo urwikango nkajya ku ruhande buri gihe sanitizer nkapuriza najya muri hoteli nkapuriza nkageraho nkakaraba mbese haranashyuha ubuzima bwanjye bwarimo amazi gutekereza imyitozo muri gym ko ndumva naragezeyo biba ngombwa ko nitabira gym noneho ariko nanatekereza kuri covid-19 urumva harimo challenge ebyiri ngiye guhura n'uwo tuzarwana mu mutwe ariko nkagiramo n'ikikango cy'uburyo aba bantu covid bayifata ariko ibyo ntabwo nari kubyitwaza muri ring nkuko nyine bigaragara mu kurwanya covid u Rwanda twagerageje gushaho amabwiriza ayo koko narayajyanye aho nabaga ndi hose muri Tanzania nakoraga uko nshoboye kwirinda kujya mu kivunge cy'abantu gukorakora iby'abandi bakozeho amahirwe twari twandikiwe hoteli yihariye buri muntu afite igitanda cye Harbour View Hotel ni hoteli yegereye The Twin Tower izo The Twin Tower zirazwi cyane muri East Africa ziri ku cyambu cya Dar es Salaam aho twararaga hari ubona hafite umwanya koko mwiza ya conditioning na gym irimo ibikoresho bishoboka ariko bikaba bitajyamo igihiriri twagiraga amasaha tujyamo tukungikanya ariko ubwo nanatekereza nyine ko tuzahura cyane cyane ko wari umukino udasanzwe wagombaga guhuza nkuko mwabyumvishe the king of kickboxing na abantu bafite mu bunararibonye b'inzobere ari nayo mpamvu mubona harimo n'abafite imyaka iri imbere bakuze Master ati ngenza no wavuye mu Rwanda mfite ingamba ebyiri ngiye kurwana cyane ko nari ngiye kwitabira umukino wa kickboxing ariko no mu mutwanya mfitemo kwirinda covid cyane ko ibihugu byombi aba Rwanda na Tanzania bitari kuri standard zimwe zo kwirinda covid-19 Master rero utubwira ko urwo rugendo rwawe utugejeje muri Tanzania utubwiye imyiteguro ya mbere wagize ariko nagira ngo tukinjira muri ring neza urugiye kurwaniramo ubanze umbwire umuntu yageze ahantu muri atmosphere ya mbere cyane nk'aho wagiye kubera imikino njyarugamba amera nk'aho umusatsi umuvuyeho kuko aba deja n'urugamba ruba rugiye gutangira utari watwinjizamo neza niki ugezemo cyabanje gutera ubwoba mbere yuko njya muri ring nagombaga kumenya opponent wanjye ariko nk'uko icyo ni ikibazo wenda kizareba technical director wacu Tanzania bampishe uwo twagombaga guhura uwo bambwiye mbere nkamwitegura nkamwigaho kuko uruzita urugamba nta rugamba umuntu adategura waba rwose rugutunguye ukabyuka ukarwana ukarutsinda
utakoze plan ugashamo na ba master plan ukareba n'abagufasha mu gutekereza ukarutsinda, icyo gihe nyine biba ari bya bitangaza tujya twumva abantu bagiye bakora. Ariko nageze nyine aho tugomba gukinira neza ntarabona opponent wanjye, ntaranamufesinga gutya mu murebe, kuko ubundi twagombaga gukora ibiro baramumpisha, twagomba kujya ku munzani nkareba ibiro nkamureba mu maso. Hari spiritually hari ukuntu iyo urebanye na opponent wawe mu maso hari uburyo nshobora kugutsinda mu kurebana, ntawe rero nigeze mbona. Ibyo rero babimpishe, ninjiye muri ringi bamuhamagara uwo twari twarashize kuri afishe za mbere, turabanantumira narinzi yitwaga Emmanuel Shija, ngiye kubona mbona haje uwitwa Shaban. Ariko nk'umuntu ufite experience mu mikino njyarugamba, nkuko nabikubwiye, usaba gutuza kwa spirit. Abanyarwanda bakunze kubyita ngo ni umwuka, abenshi babyita ngo ni umwuka wera uri mu muntu. Uratuza ugahangara gusa kuri defense, ariko bitari successful kuko ntago ubuzi wa muntu icyo yize, mbese kuhava bari amahirwe ya Nyagasani ubundi. Kuko ushobora no guhura n'umuntu ufite ubumenyi nk'ubwa Bruxelles baramuguhishe ukirwanaho. Ku bw'amahirwe rero nagerageje uko nashoboye, ariko biri successful, nubwo tutazanye amanota meza biri successful, kuko kuba baraduhishe opponent wanjye bigaragaza ko hari icyo bari badutinye. Ni nayo mpamvu mu mezi 6 bari abantu bagomba kuza i Kigali, natwe tukabatekerezaho neza. Master ikibazo yagishubije nk'umusportif, yanze kuvuga ikintu cyamukanze kigera, ariko urumva ko deja kuba waragezeyo ugasanga umuntu mwari kurwana atari we baguhaye, ingi nahise nk'ijoro ry'umunyamakuru nahise numva ko ari cyo kintu gishobora kuba cyaragukanzemo. Rero ukigera muri ringi rero duhe ishusho y'umukino uko wagenze, se mwakinnye imikino ingahe, byari iminota ingahe, se biba bisabwa ko umuntu atsinda ate, nize technique umuntu asabwa kugira ngo abone amanota, tukire mu mukino neza nk'abantu batari bari kumwe nawe. Unyumve neza ko iyo mvuze opponent ni uwo twagomba guhangana, ubundi biba ngombwa ko yiyerekana nibura. Ibyo byose nabyo barabyanze. Mukurikiye neza video zanjye muzabona ko nge nakurikije amabwiriza ko twagombaga gukina Muay. Muay rero ni umukino gakondo muri Thailand, ukaba ari umukino nkunze kubivuga cyane uri hejuru y'imikino njyarugamba yo muri iyi minsi, kuko habamo igice kimwe kigenerwa abasirikare iyo bita Muay Boran. Uwigiyemo rero utarabyitoje, utarabirebye neza, ni bya bindi bivamo ingaruka zitari nziza, abantu bagahita babibona nabi. Ubwo rero nge nabanje kwiyerekana kugira ngo nawe nze kureba step ze namumenye neza. Ibyo byose ayo makuru yarayampishe, which means hari ibya byose natekereje ko tugiye guhura, ubwo ikiba gisigaye ni ukumukanga mu maso mugiye guhura mukarebana, kuko bifite icyo byongera spiritually. Yo opponent wawe wabanje kumwitegereza ukareba ama video ye, ukajya kwitegura muri ya bootcamp, uragenda ukajya umwiga neza, ukiga tactic akoresha, technique, amarushanwa yitabiriye, cyane cyane ko twebwe twari inzobere zigiye guhura. Kugeza ubu tuzi ko nabitekerejeho ndi mu kibuga nk'uko bimbwiye, natekereje ko Tanzania ikunda kugira ikintu bita siasa. Havuze nti hano harimo siasa, kuko abantu bari kumpisha ibiro by'umuntu tukaba tugeza aha, sinashoboraga kumwanga, byari kuba ari ubugwari. Nari najyanye idarapo ry'igihugu, mwese mwarabibonye. Nk'umunyarwanda narahagaze ndashikama ndavuga abantu duterane nta kundi. Okay, nk'umuntu wambashije kundusha speed hejuru abasha kunyinjira ku 3, nge mbasha kumwinjira mu maguru, ariko kubera ko stability yanze, hari ukuntu bahita babara amanota, abandushije amanota, kwa kundi umuntu yitura hasi. Iyo ukoze hasi gato biba birangiye, baba babona ko watsinzwe. Ariko sinaca barebaga match yacu intege, hari ibyo ngomba gukosora, hari ibyo nigiyeyo. N'iki gihe cya covid cyaradushegeshe personally, kuko murabizi ko murumva nimba ari yari guma mu rugo
kwitoreza mu rugo nagombaga guhura n'abandi ba opponent ba hano mu Rwanda tukajya dukora challenge hagati yacu. Icyo kintu nacyo ntabwo cyabaye. Hari ibikoresho bimwe na bimwe bitanga imbaraga zidasanzwe, ubumenyi budasanzwe, ntari nemerewe guterura ngo shire hafi aho ngaho bitewe na situation twarimo. Hafunze hatemerewe gukora. Ariko ubwo Imana nyine nibiri kutureba indwanyi burya igendana Nyagasani, Hamana narahavuye. U Rwanda ndataha iwacu nk'uko Imana iri Rwanda igataha i Rwanda, nzaza ndavuga nti reka nze nanjye nzategure, nanjye bazansange mu rugo naratuje, mbyiyumvamo nanamuzi kuko ntahazanshikira noneho, kandi azabaje iwacu noneho. Ufite n'igihe kinini ndatekereza ko abaje iwacu mu Rwanda, abanyarwanda turi kumwe, kandi mwanyeretse ko twari kumwe kuko komenti zaje ku mukino wanjye zirashimishije. Ni nawo mukino wagaragaye ko wabaye mwiza kuko harimo technical tactics, imikino ibona kuko imigeri irambuye isobanutse, nubwo yandushije umuvuduko hejuru, ariko byagaragaraga ko kabisa twakoze ibyo bita technical changes. Harimo amatekinike yagiye agaragara meza. Master ati nagarutse nje gutegura ko dushobora kuzitwara neza mu mukino uzakurikiraho. Master, urumva urwo rugendo rwose kuva mu Rwanda, bootcamp itaragenze neza, imyiteguro kugera mu gihugu kidafite ingamba wenda zimwe n'iz'u Rwanda mu kwirinda COVID-19, izo challenge zose, ni iki wabonye nk'isomo noneho uvuga ati mu myiteguro y'irushanwa nabonye iki n'iki ku buryo ubutaha kitashobora kuzongera kugarukaho, nyine uvuga ngo ngiye gutegura ku buryo ntazongera guhura n'izi challenge? Ni iki mbere y'ibindi byose ushobora kuba warabonye uvuga ati nicyo ngiye kwibandaho? Ngarutse gato kuri COVID-19, ntacyo nayitwazaho mu Rwanda kuko tufite urwego rwa RBC ruduha amabwiriza yuzuye ku muntu yakurikiza nyaboneka, kuko nanjye barampimye mbere yo kugenda, barampima kugaruka basanga ni negative kubera ko nakurikije amabwiriza. Ariko aho twagiye, nawe ibaze kujya muri room, nimba mwarabibonye kuri TV, Azam TV, abantu bicara bimwe bisanzwe, abantu muri hoteli, mu ma restaurant baragenda uko bisanzwe, movement bisanzwe. Amasaha y'ijoro abantu barakomeza, ndibuka ko twagiye gufata lunch dusa n'abakereweho, ubwo ni ifunguro rya nimugoroba, tugera saa 5 z'ijoro turi mu muhanda. Urumva umuntu wadusavingaga yambaye uko yiboneye. Ibyo ntabwo ari byo ndi butindeho cyane, ariko ndagira ngo ngaruke gusa ko mu Rwanda ahubwo bamfashije kuri za ngamba, ngenda ndanye mfite urwego rwiza rwo gukumira COVID no kuyirwanya nayirinda bagenzi banjye. Ubwo rero byaramfashije, ngezeyo bituma ahubwo ngiri ikibazo ho gatoya nyine muri ring, kuko narashatse gucomplaininga mvuga nti se kuki mwahinduye umuntu wanjye, ariko mbona bidashoboka. Mu gutekereza ndavuga nti buriya iyo umuntu aguteza agatego mu mikino yacu, hari igihe wemera agakora ahantu, ariko nawe hari aho umubitse, hari ahantu umubitse, hari aho mutegereje mu ikorosi, buriya ataramenya natwe azasanga abanyarwanda turi hagazemo. Twari tukiri kuvuga ku masomo wakuye muri no myiteguro ndetse n'umukino wabaye, isomo wavuga ko ryagufashe cyangwa se rigiye kugufasha mu myiteguro y'umukino uzakurikira? Isomo rikomeye rijyanye na business plan. Tanzania yafunguye urwego rwihariye, bafite club yitwa Black Panther. Iyo club Black Panther ifite ingufu, ishobora gutumira indwanyi, ikazihostinga, ikabaha ibikoresho, igasaba sponsorship ikomeye. Mwarayibonye iriya ring twarimo, ni ring ubundi bihagaze amadolari 7,000. Lightning ubwayo iri mu 15,000 by'amadolari, udashize hari amapironi biba bihagazeho. Iriya red carpet twanyuragaho nayo ni mu mafaranga, ndetse na haburaga wenda za smoke machine kuko ngera uriya mwuka bigize. Ariko ubona ko utuntu twahuye natwo twerekeranye na challenge, urumva bagize ubuhanga bwo kumpisha umuntu twagomba guhura.
ntabwo nigeze mbona umwanya wo kumwigaho. Uwo nari nsanzwe menyereye Emmanuel Shija, nari mbyizeye ko nawe ubwe twahuriye muri Kenya Night Fight ya Oriental Combat, mbese twari twarumvikanye ko niduhura kabisa n'ubundi izaba ari challenge, ariko mbona we atabijyamo neza ashaka ko twazahura ngo dukore challenge. Ubwo harimo ibitekerezo bibiri, hari challenge yo kuzabanza nkishyura uyu nguyu undushije hano, no kuzaca inyuma nkamagara wa undi nyine nyawe Emmanuel Shija, nyuma tukisobanura kuko niko bigenda. Wenda ngarutse inyuma gatoya, nicyo wavuga ko kuba wariteguye umuntu umwe gusa aho kugira ngo ugire time yo kwitegura abandi? Urabizi ko bafite iyo Black Panther ni club irimo abakinnyi bose, tutagize time yo kuvuga ngo reka ntegure ku rwego rw'iriya club, cyane cyane ko amakuru yabo bakurikirana hafi. Nicyo kintu natwe turi kwibazaho, kuko management niyo yabikoze ibihindura ku munota wa nyuma, kuko ari na manager wanjye sometimes nabo yabimbwiye habura iminsi 2 binsaba umwanya udasanzwe, njya kubikoraho meditation cyane ninjoro, ndeba expensive zajemo, kuko ntago wabwira abantu bati tugiye kukujyana muri fight nugenda ubabwira uti opponent wanjye bamuhinduye, byari kugaragara nko gusuna kandi bigahesha amanota mabi abandi baga, cyangwa se uburyo nari natumiwemo. Naremeye nk'umuntu muri spirit of combat ugomba guhaguruka gahagarara, cyane cyane ko mwabibonye tuba tu representing igihugu. Ndahaguruka ndagenda narana complaininze. Ubu nyine iyi complain ndi kuvuga nuko muri interview natanze navuze ko bahinduriye aho twagomba guhura nawe, wona niteguye ntabwo ari nabonye. Bisobanura ngo next time nkuko binsabye management za confirminga neza, baduhe umuntu neza nkuko tubigaragaza, berekana yo mukurikiye neza kuri Azam TV muzasanga ibikorwa nakoze. Championship nagiyemo, izo natsinze, izuriya yatsinze, tubishire ku murongo. Ubwo rero ngiye byarantunguye kuko nagombaga kuba izashija ndazizi, uwo twahuye rero nta na kimwe narinzi, nabimenye nyuma yo mu Rwano neza ngiye kumwiga. So kuhindura gutyo rero ngiye bimikizere ko harimo ubumenyi nanjye bambonyemo, kandi harimo n'insinzi bambonyemo. Akaba ari rero nanjye ngiye guharanira kugira ngo batazayitunyaga, kuko biba ari nko kukunyaga. So master, tugushimire kuri urwo rugendo wakoze, ariko tutari twakurekura nagira ngo tubwire wabonye uko byagenze urugendo rwose, niwe wari urimo, niwe wagize experience, ariko ubu ngubu noneho hagiye gukorwa iki kugira ngo ibintu bizarushaho kugenda neza, cyane cyane muri no mukino njya rugamba? Nkurikije management ya Homiez, hari abantu bategura imikino, gusa nuko ndi gusaba ko muri iyi nama yo mu kwa gatandatu izabera mu Rwanda tugomba kubona venue yiyubashye nziza, hashobora kuzamo nkuko mwabibonye. Ingamba tuzazubahiriza nkuko bikwiye, nimba ibyo byose nje mfite icyizere ko nagiye nababwiye kubera ko u Rwanda rwanyigishije kurwanya covid. Turi ku rwego rwiza, gupimwa inshuro 2 ugiye ahantu nkariya ukaba negative, ni ukuvuga ko mu minsi iri imbere RBC nitegura inkingo, igategura uburyo bwo kwita ku banyarwanda nkuko ikora ibikora, ko ifite urwego iriho rushimishije rwo kurwanya covid. Natwe tuzabatumira iriya ringi management yizane mu Rwanda, abana b'abanyarwanda babirebe, uravuga uti imigabo n'uburyo tuzitwara. Bizaba byiza ko muzadukurikirana umunsi ku munsi, kugira ngo kuko icyo gihe ntabwo ari nge gusa, hazaba hari na ba heavyweight mwarabonye bamza, hazaba hari middleweight, bari aba bitwa superlight baba bafite umuvuduko udasanzwe bagaragaza ubumenyi, ndetse turi guteganya nuko n'ikiciro cy'abana babyiruka guhera ku abo bita abana, mbese ureba bafite ku myaka nka 14 16, urwo rwego narwo turarukeneye, ndetse na bashiki bacu, kugira ngo
tuzabashe nabo kubazamura muri no mikino njyarugamba ya kickboxing. Umva rero mu kwa gatandatu ahantu bahishiwe byinshi, ariko namwe muzakomeza kutuba hafi kugira ngo dukomeze kugenda dutanga amakuru y'aho myiteguro igeze na gahunda, cyane cyane mvuga ko management ya hariya muri Azam TV, Black Panthers n'abantu bageze ku rwego bari gushaka kuzategura African Ultra Fight Combat. Bizaba ari ibindi bidasanzwe kuko ho urabanza ukanasinya. Yego. Ushobora kugwamo. Urabanza ugasinya, Imana iturinde kuko ababyumva nibumve ko twamamaza ibintu bidafitiye future gusa. Ni muri competition yose igira umuntu ku wundi burya urushoboka. Master akoze aravuze ati tugiye gutegura, ndetse by'umwihariko nari kubigaruka hari karabivuze ko hagiye kurebwa n'uburyo ki hashobora kuzamurwa impano nshyashya cyane cyane abana kugira ngo nabo baze muri no spirit yo guhangana mu mikino njyarugamba. Master nje nagize amahirwe yo gusoma zira comments zagiye zizaho kuri la video yo muri ring muri gukina, harimo comment ziri negative, nk'umuntu ushobora kuvuga ati ni u Rwanda tumenyereye intsinzwi, ariko se hazakorwa iki kugira ngo abantu b'abanyarwanda batsinde cyangwa mu mikino itandukanye? Urabizi nawe buriya umuntu ubibona nk'ari negative act yabayeho nicyo wamubwira? Abagabo n'abakurambere bacu bemera ko turi intwari, nta birwari bitubamo. Sinumva umuntu uvuga ngo twatsinzwe gute se kandi twagiyeyo. Gutsindwa ni ukutahagera. Ubu ugiye ukamureba nawe ibyazi kuri njyewe namusigiye arabizi. Urebe neza video ndabizi ko ari njye wamubanje, hanyuma nawe arishyura. Mbese abamo kwishyurana n'amanota meza, wenda yarayandushije, ariko turimo turategura kandi turi kubaka rwa Rwanda rwiza. Aho twavuye naho tugeze harashimishije. Negative rero influences zizadutera kuba ahubwo positive kurushaho, kuko aho ngeze u Rwanda ruri muri African King of Kickboxing Championship. Uwazamo hari akamenya ko abari abantu batari king muri uriya mukino, azaze tubanze hano mu Rwanda. Ndahari. Mu ndebe neza ndahari Master Coco. Mungirire vuba muzane tubwire Homiez bashireho n'ibiciro, igihugu cyacu kirabyemera. Sibyo n'ababetinga kuko hari uburyo rwose twabikora. Hanyuma ubwo ngo nawe najya muri uwo mukino nubwo namara kunchallenginga azabanyeretse ubumenyi afite, kuko niko twemera. Ugiye kubwira Uganda, Tanzania, Kenya ko ntacyo bakora, baba wibeshya. Kuki se biza kuri twe? Turakora, twagiye tujya muri mu bihe bidasanzwe, kandi ntago dufite bad report. Murebe neza kuri comments, hari abantu bari kuvuga ngo uyu munyarwanda bibye bagahindura opponent we, ahubwo mu mwitege mu bizaza mu minsi iri imbere. Ibyo bimpa icyizere rero. Master ati buriya zira comment akenshi nizo zidufasha no mu mitegure twahoze tuvuga, ati nizo zitwereka neza aho tugomba gushyira imbaraga. Master, hari abantu bakuzi wenda uri umurwanyi cyane cyane ko n'uri mukino nyine ari njyarugamba, ariko harimo abantu baba bashaka kuvuga ati se Master ubundi cyane cyane nk'abashaka kuza muri kickboxing akavuga ati nge menye nk'ijambo Master agenderaho wenda nanjye rishobora kunyubaka, nanjye rikankomeza kugira ngo ntazava muri uyu murongo nshaka gutangira cyangwa se natangiye kugira ngo mbashe kugumamo. Ubundi ni irihe jambo mu buzima rishaka kukubaka? Ubundi nubwo ari ibanga rikomeye, ariko nerekane izi ntoki ebyiri. Hitamo kimwe, fighter cyangwa ground of fighter. Indwanyi cyangwa ubutaka indwanyi zirwaniraho. Nudahitamo muri icyo kimwe, ubwo nawe uriho igisubizo. Master udushuje mu buryo bwa sportif, ariko ngira ngo ibya byose mu sportif ari wese ashoboye kugira icyo atoranyamo, na wundi ushobora kuba yibaje ikibazo afite ikintu akuye mu. Master rero reka n'ubundi turacyagufite, reka tugushimire, n'ubundi tukenera tuzongera tugutumire, twongere tukuganirize no muri ya mipango mishyashye itigiye gutangira vuba aha, n'ubundi nitugukenera tuzongera tukuganirize. Reka tugushimire cyane. Murakoze namwe kandi koko mukomeze kutuba hafi.